n'abandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga. Ikiringiti ntabwo cyari ikiringiti, cyari ikintu abantu biyorosa gusa nta zina cyari gifite. Njye gishakiye ubushakashatsi bikamenya aho cyaturutse. Ega amatwi mbikubwire neza nk'umunyabwenge Firefighter. Ndayateze reka mande nyakorogotore. Ibyo umuzungu yaje mu Rwanda azanye ibyo bimanyeri bitari bizwi nk'ibirangiti. Ageze mu Rwanda abaturage batonda imirongo bashaka gufata ibyo bimanyeri. Umuzungu niko guhita abwira undi bari kumwe ngo bring it. Mu by'ukuri yari ari kumubwira ngo zana ikindi. Umunyarwanda niko guhita avuga ati niko guhita avuga ni aravuze ngo ni ikirangiti. Ese ni ikirangiti gisakara mu Rwanda hose ndetse n'imahanga. Niyo mpamvu natwe ako ntabwo wari kuzapfa kukamenya uko nagakoreye ubushakashatsi. akavumbura urakoze uzaduha izindi nkuru n'ubucukumbuzi bwawe kubyerekeye n'ibimanyeri hafi aho. Ibisanzwe njye ndi umunyabwenge, si ibyo gusa uri kunsaba n'ibindi nzabikubwira. Urakoze cyane. Urakoze cyane Firefighter. Ako ntabwo wari kuzapfa kukamenya nuko nagakoreye ubushakashatsi nkakavumbura. Urakoze uzaduha izindi nkuru n'ubucukumbuzi bwawe kubyerekeye n'ibimanyeri hafi aho. Ibisanzwe njye ndi umunyabwenge, si ibyo gusa uri kunsaba n'ibindi nzabikubwira.